Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. We thank God so much for us and for you. We thank so much God because you are watching and you are following this Ikamba Calvary TV. So we request that as a way of supporting the ministry, you can share and then you can also subscribe. My name is Pastor Twebaze Benjamin. Pastor Twebaze Benjamin. And I'm glad to be here. And I will be sharing with you the word of God for today. And I believe that God is going to bless us all together. Hallelujah. Hallelujah. So shall we first pray? Father, in the name of Jesus, we thank you for today. We bless your holy name. We pray that you inspire us with your word. You teach us your ways. Teach us new revelations. In the name of Jesus. Amen. 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 Brothers and sisters, today I have come with a word of God that is titled Understanding the Seasons. Understanding the times. Because if you don't understand the times and you don't understand the seasons, then you are going to end up doing something that you would not be doing because it is just a temporal situation. Because most of the time some things that come in our lives, they are always temporary. So it means that because they are temporary, it means that we need to apply temporary solutions. Because the biggest mistake that we do in life is when a temporary problem comes and you apply a permanent solution, and yet it is just temporary. By the way, before I go any further, I know that we have gone through many things in the world today. I know very many people have lost their jobs. Some people are challenged here and there. There are people who are going through horrible things in life because of the situation. But I want to encourage you today. Whatever you are going through, whatever has come upon your life, they are temporary. Why do I say that? There are only two things which are permanent in life. The number one is the word of God. It doesn't change. However much the world tries to update it, but the word of God does not change. The same applies to God himself. Because he doesn't change. In the problems, is the same God. In the joy, is the same God. It doesn't change. When you go into the valley, it's the same God. When you go to the top of the mountain, it's the same God. In the diseases, is the same God. In the famine and hunger, is the same God. In this COVID-19, is still God. Because the way
he was yesterday uko yari ejo hashize is the same today n'uyu munsi ni kwiri and shall ever be, will he be like that. kandi niko izakomeza kumera iteka ryose. So those are the two things which don't change. Ibyo ni byo bintu bitajya bihinduka mu buzima. The rest of things change. Ibindi byose birahinduka. Meaning that the situation we are going through today bivuze ngo situation turi gucamo uyu munsi yose is going to change. izahinduka. I want to encourage somebody. ndagira ngo gukomeze. I want to encourage a student listening that wants to go back to school. ndagira ngo nkomeze abanyeshuri banyumva ko muzasubira ku ishuri vuba cyane. Very soon you will go back to school. vuba cyane muzasubira ku ishuri. The people who have lost their jobs, I'm here to encourage you. abantu babuze akazi kanyu mukomeze. Something is going to happen and you're going to go back and you get your jobs back. hari ikintu kizaba ibintu byongeye bisubire ku murongo musubire mu kazi kanyu. Because it is a temporary situation. kuko ni igihe gitoya. It is going to end. ibyo bizarangira. Hallelujah. Hallelujah. So therefore what I want to tell you is that everything is temporary. rero icyo nshaka ni uko ikintu cyose kigira igihe gitoya. So don't apply a permanent solution to a temporary problem. rero niba ikibazo cy'igihe gitoya wende gusa ikibazo kirambye. So that is why we need to understand the times and the seasons. niyo mpamvu dukeneye kumenya igihe no kumenya igihe cyo mu gihe runaka. And it is the word that I want to share with you today. iryo ryo jambo nifuza ko tuganira. Because if you don't understand the time, kuko iyo utazi igihe. take an example. reka dufate urugero. You have your wife, ufite umudamu wawe cyangwa umugore wawe, and she's soon delivering. She's soon giving birth. kandi yitegura kubyara. And now the labor pains have come. none ibise bitangiye kuza. What do you do in the labor pain? ese ni icyo ukora muri icyo gihe? So you can see that the labor pains, ubona yuko ibise ibise byaje ariko babazwa n'ibise, but they are temporary. ariko ni igihe gitoya. And these pains ubwo bubabare is going to produce something. ubwo bubabare buzava n'ikintu. Is going to give birth. ubwo bubabare buzavukamo umwana. I don't know which pains you are going through. ntabwo nzi neza ububabare ufite. I don't know the pain that the church is going through today. ntabwo nzi ububabare itorero rifite umunsi wa none. I don't know the pains that the nations are going through ntabwo today. nzi ububabare igihugu kiri gucamo uyu munsi. I don't know the pains the whole world is going today. ntabwo nzi ububabare isi yose iri gucamo uyu munsi. But one thing that I know, ariko kimwe cyo nzi neza, it is like we are like a pregnant woman. uko tumeze nk'umudamu utwite. The world is like a pregnant woman. isi imeze nk'umugore utwite. All these things which are coming, ibyo bintu byose birimo biza, even others are yet to come. n'ibindi kandi bizaza, They are all like labor pain. ibyo bimeze nk'ibise by'umugore. What does it mean? ibyo bishatse kuvuga iki? It means that after the labor pain, bishatse kuvuga ngo nyuma y'ibise kubabara k'umugore agiye there is kubyara, giving birth. hari ukubyara kuzaboneka. If you don't understand the labor pain, ariko uramutse utababaye, if you don't understand those labor pain of a woman, uramutse utigeze ugira ibise nk'umugore uri kubyara, and you understand them, waragizwe muri mwisobanuro cyangwa mubyumva. it means that if you don't understand the labor pain, bishatse kuvuga ngo niba utari kumva uyu munsi utarimo nta bise ufite muri wowe. iyo utasobanukiwe ibise, it means that you are likely to kill the baby. bivuze ngo iyo utasobanukiwe ibise ntumenye ko igihe cyo kubyara ushobora kwicira umwana kandi umwana ari kuvuka. Yet you are going to give birth. kandi wowe ugiye kubyara. That is why I am here to share with you, niyo mpamvu rero kugira ngo dusangire understanding the times and the seasons. kugira ngo dusobanukirwe igihe ndetse n'igihe runaka. I want to tell you one thing. ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe. The world is going through a lot. isi iciye mu bintu byinshi. Right now the economies are challenged here and there. ubukungu bwarahungabanye ahangaha na hariya. The social life of people, they are going through terrible things. ubuzima busanzwe buri guca mu bintu biteye ubwoba. The church is going through a horrible situation that has never happened. itorero riri guca mu buzima ritigeze ricamo na rimwe. The nations are going through a lot of hardships.
igihugu kimwe cyaca mu buzima bukomeye cyane, because of this pandemic, because of this COVID-19. kubera iki cyorezo ariyo COVID-19. But I have good news for the world. ariko mfite amakuru meza ku I isi, have the good news for the church. mfite amakuru meza ku itorero, I have the good news for the governments and for the nations. mfite inkuru nziza kuri guverinoma ndetse n'igihugu muri I rusange, have the good news for the whole world. mfite inkuru nziza ku isi yose, I have the good news for Africa. mfite inkuru nziza kuri Afurika, That this is like our labor pain. kuko ibi ngibi bimeze nk'ibise by'umubyeyi turi kunyuramo. We are soon delivering our babies. mu gihe gito tuba twabonye umwana tubabyara, Africa is gonna deliver the baby. Afurika igiye kubona umwana Our tubabyara, nations are going to deliver the babies. igihugu cyacu kigiye kubona umwana Our tubabyara, churches are going to deliver the babies. itorero ryacu rigiye kubyara umwana, Our families are going to deliver the imiryango babies. yacu igiye kuzana umwana. Those are the global pains that we are going through. ibyo ngo ni ububabare muri rusange turi gucamo. What about on your personal level? ariko mbese wowe kuri wowe bimeze bite? You might be going through something that is not good at all. kuko ushobora kuri gucamo ibintu bitari byiza mu mwanya n'uburyo bumwe n'ubundi, And you have been trying your best and something is not right. kandi waragerageje byanga gucamo pe. The things are turning around. ibintu ni uko ubabuza bwo kwizengurukaho. I am here to tell you one thing. ariko nagira ngo ubwire ikintu kimwe, It is because you are in the labor pain. nuko ufite ibise wenda kubyara, It is because you're going to deliver a baby very soon. nuko witeguye kubyara umwana vuba cyane. Without the labor pains, it is not easy for a woman to deliver. nta bise ntabwo ushobora kubyara. It is exceptional maybe to some few people. ahari birashobora kuba umwana atarabyumva neza. Hallelujah. haleluya. The situations the world is going through today situwasiyo isi iri gucamo uyu munsi is like the labor pain. imeze nk'ibise by'umudamu witegura kubyara. Understand the season. rero menya igihe. Let me take you to the scripture of understanding the time and the season. reka turebe icyanditswe kitwinjiza kumenya igihe ndetse n'ibihe. In John chapter 4, rero muri Yohana ibice byaho bine, starting from verse 15 gutangira ku murongo wa 15 up to 22. kugeza 22. Actually, we can even reach on 24. Can we read? reka tugeze 24. reka dusome. umugore aramubwira ati, databuja amakuru ayo mazi ntazagira inyota, kandi ntazagera kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati, genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano. umugore aramusubiza ati, nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5 n'ufite uyu munsi si uwawe. ibyo uvuze ibyo ubivuze ukuri. umugore aramubwira ati, databuja amenya yuko uri umuhanuzi. basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo Yerusalemu niho akwiriye gusengerwa. 21. Yesu aramusubiza ati, mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba bagisengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu. dore mwebwe musenga ibyo mutazi, kuko agakiza kava mu Bayuda. ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bamusenga. 24. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Amen. Hallelujah. Hallelujah. There is a discussion here between this Samaritan woman habaye ikiganiro hagati y'umugore w'umusamariya and Jesus Christ. na Yesu Kristo. And this Jesus wanted some drinking water. Yesu yashakaga amazi yo kunywa. And he went and asked this woman that give me some drinking water. aragenda abwira uyu mugore w'umusamariya amubwira ngo mpa amazi yo kunywa. The woman, I don't want to go deep, but the woman say that for us we are Samaritans and you are Jews, so we are not supposed to share. rero ntigiye kure cyane, umugore aramubwira ngo mwebwe muri abayoboke turi abasamariya kandi ntabwo tugomba gusangira. So Jesus continued to discuss and explore and prove to the woman that is a Messiah. rero Yesu arakomeza aganira n'abaza kumwemeza, aza kumukombeka mwemeza ko ari Mesiya, Until when the woman believed that yes, I know you are the Messiah. kugeza ku rwego umugore yavuze ngo ya ndabyemeye koko niwe Mesiya. And this is what came into the mindset of the woman. rero iki nicyo cyaje mu ntekerezo z'uyu mudamu. The woman said that Lord,
our grands told us that we are supposed to worship our God on the other mountain. rero we yavuze ngo ababyeyi bacu batuye ko tugomba gusengera Imana kuri uriya musozi. And for you, the Jews, you tell us that we should go to Jerusalem. kandi namwe Abayuda mwaravuze ngo tugomba kujya Yerusalemu. So what can we do? none dukore gute? This is the question for Jesus. This is the answer for Jesus towards that question. rero iki nicyo gisubizo Yesu yasubije bitewe n'iki kibazo. This is what Jesus said, that believe me, woman. Yesu yavuze ngo mugore nyizera, Time is coming, igihe kiraje and time is now, kandi igihe ni iki ngiki, when people will never go to pray on the other mountain, kuko abantu batazongera kujya gusengera kuri uriya musozi, neither will they go to Jerusalem. cyangwa ngo bajye Yerusalemu. This is something very deep. I want you to understand this. Iki ni ikintu kinagira ngo twikinjemo tugisobanukirwe neza. Because if you don't understand it, you're not understanding the times. rero uramutse utagisobanukiwe ntabwo waza kumenya igihe. So this is the issue. iki kinagira cy'icyo cyo mureba cyangwa Where the woman thought they should be going to pray God, uyu mugore uko yatekerezaga agomba gusenga Imana is not the way it was supposed to be. ntabwo ariyo nzira byagombaga kuba. Even the way the Jews thought they should worship God, nuko Abayuda bibwiraga ko bagomba kuramya Imana, that is not the way they would have done that at that time. iyo ntabwo ariyo nzira yari ikwiye gusengerwa muri ako kanya. What does it mean? byo bishatse kuvuga iki? It means people are no longer on the mountain. bano ntabwo bagikwiriye kuba bari ku misozi, They are not even supposed to go to Jerusalem. ari nabo ko bajya Yerusalemu. But the question is, where should they go? none ikibazo ni iki ngo none niba batajya bose bagomba kujya he? There is what we call a dynamic shift. bivuze ngo habaye impinduka y'ibihe. There is a dynamic shift where people are supposed to go for worship. bivuze ngo hari ibintu bihindutse aho abantu bagomba kujya gusengera no kuramiriza Imana. There is what we call a transition. bivuze ngo habayeho icyo nakwita guhinduka, impinduka. What has been A, it becomes B. icyagomba kuba ari A cyabaye B. What was first becomes the last. icyagombye kuba ari icya mbere kiba ari icya nyuma. What is in west comes to the east. icyari kiri iburengerazuba kije iburasirazuba. Jesus Christ talked about dynamic shift at that point. rero Yesu yavuze ku mihindagurikire ijyanye n'ibyaha bibwiraga muri ako kanya. And the world has been going through a lot of dynamic shifts. rero n'isi nayo iri guca mu bintu by'imihindagurikire itandukanye. When you see all these situations that we are going through, iyo urebye neza situwasiyo turi gucamo, all these things are like the means to the real transformation and transition. kuko ibi byose bigaragaza ukuri kw'imihindagurikire ndetse n'impinduka. What does it mean? bishatse kuvuga iki? We need to understand what is taking place in the period of COVID-19. turagomba gusobanukirwa neza ikintu kirimo kiba mu gihe cya COVID-19. And I'm not talking about the politics. ntabwo ndimo mvuga politike, I am not talking about economics. ntabwo ndi kuvuga kujyana n'ubukungu, Because I know that economically there is a dynamic shift from the West to the Chinese, and there is a way how economically things are changing. kuko ibijyanye n'ubukungu hari ukuntu bigira bihinduka kuva iburasirazuba n'iburengerazuba no mu Bushinwa hatandukanye, hari uko ibintu biri kugenda bihinduka. The same applies politically. There is a dynamic shift of power. kuko no muri politike hari ubugira ibyanditseho bijyanye n'imbaraga. Spiritually, this is where I am today. ndimo ndavuga mu buryo bw'umwuka. The spiritual dynamic shift, imihindagurikire ariko y'urumurika mushyira hano mu buryo bw'umwuka, where people thought that the spiritual powers are, aho abantu batekereza ko imbaraga z'umwuka ziri, it is not where the power is. ntabwo ariyo imbaraga ziri. There are some people who think that God dwells in the big churches. hari abantu bazi ko Imana itura mu nsengero zinini cyane zikomeye,
small churches. n'abandi bakazi kwimana no mu nsengero ntoya cyane. There are some people who think that God dwells on a certain mountain. hari n'abazi ko imana ituye cyangwa yibera mu misozi miremire, But God does not dwell in the mountain. ariko imana ntabwo iba mu misozi. So there is that spiritual dynamic shift. rero hari imihindagurikire iri muri iki gihe hari mu buryo bw'umwuka. What were the first spiritually ko ibyari ibya mbere mu buryo bw'umwuka is becoming the last. bigiye kuba ibya nyuma. What was first ibyari ibya mbere will be the last. bazaba cyangwa bizaba ibya nyuma. What was the last ibyari ibya nyuma will be the first. bizaba ibya mbere, Because it is scripture kuko ibyo ni ibyanditswe. that the one who was number one kuvuga ngo uwari nimero ya mbere will end up becoming number last. bizarangira abaye nimero ya nyuma. The one who was last umuntu wari uwa nyuma will end up becoming number one. bizarangira ari uwa mbere. But what is the means for that to happen? ese ni iki bisobanura ibintu byose biri kuba? That is what we call the dynamic shift of spiritual powers. ibyo ni byo bita imihindagurikire y'ibintu kintu gishyira ahandi ariko mu mbaraga z'umwuka. Because this is a prophecy for Africa now. ubu ni ubuhanuzi bwa afurika uyu mwana. Because we know Africa has been the last in many things. tuzi neza ko afurika yagiye ibanyuma mu bintu byinshi bitandukanye. Economically, Africa has been the last. mu bukungu afurika yabaye iya nyuma. Politically, Africa has been the mu last. bijyanye na politiki afurika ni yagiye iba iya nyuma. In all the technology, Africa has been the mu last. bijyanye n'ikoranabuhanga afurika yagiye iba iya nyuma. I don't want to talk about economic shift for Africa. sinshaka kuvuga ku mihindagurikire y'ubukungu muri afurika. I want to talk about the spiritual dynamic shift for Africa. ndashaka kuvuga ku mihindagurikire y'ibintu bishyira ahandi ariko mu buryo bw'umwuka muri afurika. Right now, remember, Jesus has said that people will neither go to Jerusalem nor to the mountain. ndagira ngo mwibuke ko yesu yavuze ngo uwera uyu munsi ntabwo abantu bakwiriye kujya yerusalemu cyangwa mu misozi. So what you thought are the people with the gospel rero ibyo abantu batekereza bijyanye n'ivugabutumwa is not what you think. ntabwo ari byo bagombye gutekereza. Right now, the people who were considered to be the least, rero niba abantu baba bafite ukuntu bibwira ko bari ku mwanya runaka, they are coming to be the first. abo ngabo ibyo bintu bigiye kuza vuba cyane. This is what Jesus Christ said, ibyo ni byo yesu yavuze. that the time is coming aravuga ngo igihe kirageze and the time is now kandi igihe ni iki ngiki, when the Father is looking for the true worshippers aho imana iri kureba abayiramya by'ukuri and is seeking for those who worship him in truth and spirit. imana irimo irareba abantu bayikuramya mu kuri no mu mwuka. And for us to know who worships in truth and spirit, rero kuri twebwe kugira ngo tumenye abari imana mu kuri no mu mwuka, it doesn't matter which church you go to. ntabwo ari ngombwa kumenya itorero usengeramo. It doesn't matter your race, your nationality. ntacyo bitwaye kuba ubwenegihugu bwawe ufite aho uturuka. It doesn't matter your education level. ntabwo bishatse ko ntacyo bitwaye amashuri ufite uko angana. Because God is looking for the people who can worship him in truth and in spirit. kuko imana irimo irareba abantu bayiramya mu kuri no mu mwuka. The powers are in air. They are looking for where to land to. izo mbaraga ziri mu kirere zirimo ziragendagenda, zirimo zirashakisha hirya no hino. They are not in Jerusalem. ntabwo ari yerusalemu, They are not on the ntabwo mountain. ari mu misozi, They are not on the big churches. ntabwo ari mu matorero manini, They are not in the rich countries. ntabwo ari mu bihugu bikomeye, And they are not even in the poor ntabwo countries. ari mu bihugu bikennye. It is there looking for where to land. ariko birimo birashakisha ahantu, biri mu kirere mu buryo bw'umwuka. I have good news for ariko Africa. mfite inkuru nziza kuri afurika, Because right now when you look at the continents in the whole world, kuko iyo urebye umugabane ku isi yose, because of what Africa has been going through, ugiye urebye n'ibyo afurika yaciyemo byose, all the things that Africa went through, ibyo byose afurika yanyuzemo, the slave trade, ubu bucakara, the poverty, ubukene, the
famine, inzara, the diseases, uburwayi, the wars, intambara, the divisions, amacakubiri, guca mu bice, the hatred, ibintu byinshi bitandukanye, oppression, ibyo byose, depression and oppression, guteshwa agaciro cyangwa kumva nta kintu bamaze, low education, kuko amashuri ari hasi, all those things, ibyo byose they were like they were preparing Africa. byari byo gutegura Afurika, They are like the labor pains for Africa. byari bimeze nk'ibise by'umubyeyi muri Afurika. It means this time, this COVID-19, bishatse kuvuga ngo muri iki gihe, muri iki cyorezo cya COVID-19, it is the last labor pain for Africa. nibyo bise bya nyuma kuri Afurika, So that Africa can rise and shine. kugira ngo Afurika iburuke imurike. It is going to shine spiritually. Afurika igiye kurabagirana mu mwuka. The world is looking for the true gospel. Isi ikeneye inkuru nziza yo kuri ubutumwa bw'ukuri. Right now, I want to tell you the truth. Yagira ngo mbabwize ukuri uyu mwanya. Today, the world doesn't need money to save the world. Ntabwo isi ikeneye amafaranga kugira ngo igire ibyo igeraho cyangwa ibyo ikora. The world doesn't need education to save it. Ntabwo isi ikeneye amashuri menshi y'abantu bize cyane abahanga. Right now, the world needs one thing. Isi ikeneye ikintu kimwe, Only one thing. ikintu kimwe gusa, And it is the only thing that can save this world. ni ikintu kimwe gishobora gukiza iyi si cyonyine gusa. The world needs the true gospel. Isi ikeneye ubutumwa bw'ukuri. The world needs Christ. Isi ikeneye Yesu Christ. Kristo. The governments need Christ. Guverinoma zikeneye Kristo. The nations need Christ. Ibihugu bikeneye Kristo. And this is the secret for this to Africa. Iryo ni ibanga rero ryo muri Afurika. Afurika Will reach its level izagera ku rwego rwayo using the true gospel. ikoresheje ubutumwa bw'ukuri, Because the time has come. kuko igihe kiraje. The season has come. Igihe ni iki ngiki, Where the technology cannot save human beings. aho ikoranabuhanga ridashobora kugira icyo rifasha ikiremwamuntu, Where even the money cannot save. aho amafaranga ntacyo yakora, Where there is nothing that can save human race. aho nta kintu na kimwe gishobora gufasha ubuzima turi gucamo. Only Christ Yesu wenyine is the only one ni Yesu wenyine who gusa can save human race. ushobora gukiza ubuzima. So the one who will become the post-COVID-19 leader rero umuntu ushobora guhagarika cyangwa kuba imbere kuri icyorezo cya COVID-19, after COVID-19, nyuma y'iki cyorezo cya COVID, the one who will be able to save the world umuntu ushobora kuzakiza isi is the only person with Christ. ni umuntu wenyine ufite Yesu muri we, Because everybody needs Christ now. kuko umuntu wese akeneye Yesu. America needs Christ now. Amerika ikeneye Yesu, Europe needs Christ now. ukeneye Yesu, Because of the technology, they went away from God. kuko tekinoloji yagiye hirya y'umugambi w'Imana. The more advanced the world became, rero ibintu byinshi byagiye biza by'iterambere, the more people ran away from God. abantu bakagenda bavanira uko iterambere riza n'abantu bakava ku Mana. But blessed is Africa. Ariko Afurika yahawe umugisha. They thought that poverty could kill us. Bari bazi neza ko ubukene burica Afurika. People thought that famine could kill us. Abantu batekereza ko iyi nzara yakwica Afurika. But all those things, Ariko ibyo byose they prepared the hearts of Africans byateguraga umutima w'Abanyafurika to receive Christ. kwakira Yesu Kristo. So that in the last days, Rero muri iyi minsi, in the last days, iminsi ya nyuma, Africa can take Christ. Afurika izakigomba kwakira Yesu. Africa can take Christ to all nations. Afurika izi niyo izakwirakwiza Kristo mu bihugu byose, Because the world will be in tears and in cries. kuko ibihugu bizaba biri mu marira n'agahinda kenshi gatandukanye. Maybe you Americans, you're watching me. birashoboka kuba umunyamerika w'unyumva neza undeba, Europeans, you're watching me. kuba umunyaburayi uri kundeba, Maybe Chinese, you're watching me. abashinwa bashobora kuba muri kundeba. Time has come Igihe iki cyageze whereby you need Africa. aho mugiye gukenera Afurika, Not just for you to come and give money, ntabwo ari ukuza ngo mudufashe muduhe amafaranga, but you are going to be in
gospel. muzaba mukeneye ubutumwa bwo muri Afurika. And that is how Africa is becoming a blessing in the last 2 days. uko niko isi izahinduka umugisha mu isi yose. Africa is blessing the whole world. Afurika igahesha umugisha. Sign to the church of Africa rero ndahanurira ku itorero rya Afurika that the African church ko amatorero muri Afurika has a big responsibility afite inshingano nini cyane to revive kuzana ububyutsi from Africa. biturutse muri Afurika. And you take the gospel wajya bagafata ubutumwa the whole world. bakabujyana ku isi yose. That is what Jesus said. icyo ni cyo Yesu yavuze. That you go to the whole world, ngo mujye mu isi yose preaching them, mwibigishe, teaching them my ways, mubigishe inzira zanjye, make them my disciples, muzibabwire abigishwa banjye, and I will always be with you. kandi nzabana namwe. Jesus is going to be with Africa in the last days, muri iyi minsi ya nyuma Yesu agiye kubana na Afurika so that Africa can bless the whole world. kugira ngo isi ibe umugisha ku isi yose. What people thought about Africa, ibyo abantu batekereza kuri Afurika it is a surprise. babigiye noneho bigiye Hallelujah. I want you to believe this prophecy for the African church. ndagira ngo amatorero muri Afurika yizere ubuhanuzi. So we are in a transition now. kuko turi mu gihe cy'impinduka. We are in the transition period. turi mu gihe cy'impinduka. And blessed is he, kandi ese ni nde munyamugisha? the one who is ready ni umuntu witeguye to take the word of God, gufata ijambo ry'Imana, to repent, yarangiza akihana, to seek God, agashaka Imana, so that he can worship God yarangiza akaramya Imana, agasenga Imana in truth mu kuri and the spirit. no mu mwuka. We need the truth and the spirit in our continent, dukeneye ukuri n'umwuka muri uyu mugabane wacu, and the whole world will be blessed through Africa. isi yose izahabwa umugisha binyuze muri You Afurika. might be there and you want to give your life to Jesus. ushobora kubura ngo ushaka ubuzima bwawe Yesu. I want to pray with you, ndagira ngo dusengane Imana, because Jesus can change your life. kuko Yesu ashobora yahindura ubuzima bwawe, Jesus can take, can repair you. kuko Yesu hari uko yagukora, uko yakugenda. Don't mind about what you've been going through. ntuze gutekereza ku byo ucamo cyangwa ibyo waciyemo. Don't mind about what you failed to do. ntutekereze ku byo uri gushaka gukora. Jesus is giving you a new chance to live, Yesu aguha amahirwe mashya y'ubuzima so that you can live for him. kugira ngo uhane nawe mugendane. So I want you to pray this prayer with me. ndagira ngo dusengane isengesho hamwe. Where you are, I want you to repeat this word. Say, dear Lord Jesus, aho uri hose usubire muri aya magambo, vuga ngo mwami Imana cyangwa mwami Yesu, I thank you ndagushimiye for giving me a second chance to live. kwani mahirwe ya kabiri umpaye yo kubaho. I will always follow you for the rest of my days. niyemeje kuzakurikira mu gihe cyose nsigaye cy'ubuzima bwanjye. Amen. Amen. Let's pray. reka dusenge. Father, in the name of Jesus, data mu izina rya Yesu, I want to thank you for this word of prophecy and apostolic message. ndagushimiye kuri iri jambo ry'ubuhanuzi kandi ubutumwa, kuko ubutumwa utanze. I pray that Father bless our world. ndagusaba kugira ngo uhumugisha iyi si yose. Bless the nations of the world. uhumugisha ibihugu byo muri isi. Bless Africa. humugisha Afurika. Bless all continents. humugisha imigabane yose. And Father, may you power your spirit unto people, kandi data ndagusabye kugira ngo wuzuze umwuka wera mu bantu bawe, like the way you promised that in the last days you're going to power your spirit unto all people. nkuko wasezeranye ko mu minsi yanyu muzasuka umwuka wera ku bantu bose. May you power your spirit to the whole world, rero usuka umwuka wera mu isi yose, into all the world systems, bibi mu buryo bwose isi ikoreramo, so that you can raise your remnants and your disciples. kugira ngo uhagurutse abantu bawe ndetse n'abigishwa bawe. We thank you. turagushimiye. We love you so much, Jesus. turagukunda Yesu cyane. We know that you have given us a chance to live and influence the world, turabizi neza ko waduha amahirwe yo kubaho kugira ngo tugire ibyo duhindura mu isi yose, and we become the agents of change in the whole kugira world. ngo duhindure intumwa zawe zihindura isi yose. In Jesus' name I pray. mu izina rya Yesu nsenze. Amen. Amen. I remain Pastor Benjamin, Ninjye Pastor Benjamin. and I want to really assure you rero ndagira ngo mbabwire ko that Jesus ko Yesu is the solution niwe gisubizo for the whole world. ku isi yose. And in the last days, kandi mu minsi ya nyuma
Jesus will bless Africa to bless the whole world. Yesu agomba guhumisha Afrika kugira Afrika indi kumugisha n'isi yose. And the whole world will be blessed through by Africa. Isi yose rero izahabwa umugisha binyuze muri Afrika. God bless you so much. Imana ibamugisha cyane. Amen. 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 Amen.